Philadelphia Imana iratsinda. Yesu mwashimwe. Yesu wacu ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana yaraturinze, Imana yagaragaje kunesha kwayo, Imana yagaragaje imbaraga zayo, Imana yagaragaje urukundo rwayo, Imana yabanye natwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana Data wa twese, nyaguhora ku ngoma Kristo wera, ndamushimira muhaye icyubahiro kubw'uburinzi yagiye turinda, yabanye natwe nubwo twahuye n'ibigeragezo n'intambara nyinshi, ariko Imana yagaragaje kunesha kwayo. Imana yarahabaye turi mu murimo wayo, turi mu ivugabutumwa, yarahabaye turi kubwiriza abantu, turi kubwira abantu ngo nibihane nibareke ibyaha. Imana yarahabaye badayimoni baba babishaka ko tuvuga ubutumwa, ikuzimu ntibishima iyo hari umuntu ukijijwe, iyo impundu zivuze mu ijuru umuntu akijijwe, ntabwo ikuzimu bishima, shitani ahekenya amenyo. Ariko ndashimira Imana kubw'umurimo mwiza yagiye dukoresha uyu mwaka. Imana nihabwa icyubahiro. Hari abagiye bakizwa, hari abahuye n'Imana bakava mu byaha, hari iminyago twabonye. Data nahabwa icyubahiro. Namaze kumenya rero yuko Imana ntabwo izakubaza umubare w'abana benshi wabyaye, ahubwo izareba ingororano uzabona n'iz'abantu uzaba warabwirije bakava mu byaha bagasanga Kristo, bakakira umwami nk'umukiza. Ndashimira Imana kubw'uyu mwaka, kubw'abantu twagiye tubona bakizwa bava mu byaha, batubwira bati turumva tunyuzwe n'ijambo, turumva hari icyo Imana ikoze. Urabona iyo umuntu umwe yihanye mu ijuru impundu ziravuga. Buri ushobora gukoresha iminsi mikuru ugatumira abantu ukabatekera mukarya mugakoresha ibitaramo byo gushima, wajya ugasangana na marayika n'umwe wahageze, ugasanga mu ijuru nta nubwo intebe y'ubwami yanyeganyeze, ariko nagira umuntu wihana akabatizwa akajya mu mazi menshi. Mu ijuru haba fete, hari ibitaramo, barishima iyo umuntu umwe yakijijwe. Urumva rero ko ari umurimo mwiza tugomba gukomeza tugakora n'umwaka utaha, ugashishikarira kugira ngo ubwirize umuntu umwe byibura mu kwezi. Ugira umuntu ubwiriza, umugendeho, umubwirize, umubwire ko Yesu agira neza. Byibura niba wabwiriza abantu 5 hakihana umwe, niba bari 10 hakihana umwe, kuko ngo Yesu yakijije abarenga 10 hasubirayo umwe gushima. Ngo abandi 10 bari he? Ntabwo bishoboka ko wabwiriza abantu 10 ngo hanyuma hihane 5. Ntabwo bishoboka. Uzasanga ari umwe, usanga ari 2 kubwo wasenze cyane, wabaye imbere y'Imana wayinginze. Hanyuma rero mu ijuru havuga impundu nyinshi cyane. Rero ndagira ngo Imana ihabwe icyubahiro cyane kubw'imirimo yagiye dukoresha uyu mwaka. Hari abantu bagiye bihana cyane ku murongo wa radio, kuko tubwiriza no kuri radio Umucyo. Hanyuma rero hagiye haboneka abantu baduhamagara bakihana tukabatuza, bakakira Kristo umwami n'umukiza. Ibyo nabyo bigatuma dushimira Imana, kuko ndabizi ko tuzambikwa amakamba. Hari ingororano z'abantu bakorera Imana, hari ingororano z'abantu bakorera Imana. Abantu bakorera Imana bafite ingororano bazagororerwa, ngo bazambikwa amakamba atatseho inyenyeri, bazahanagurwa amarira bagiye barira. Muri iyi ngiye 22 avuze ngo igihe cy'isarura nigishira ngo abakozi bayo bazataha, ngo bazataha. Hanyuma ngo umwami wabo babwira ngo ikaze mwakoze neza. Rero bene Data nabasuhuzaga, nshimira Imana yatugiriye neza uyu mwaka, yabanye natwe. Imyaka yaraturengeye, uyu mwaka yaraturengeye n'ukuri yaturinda, ndindira abana, irandindira umutware, irandindira abavandimwe, irinda igihugu cyacu, irinda abayobozi bacu, irinda itorero, irinda abashumba. Ndayishimiye Data ahabwa icyubahiro. Yaraturinze, ntacyo twatanze kugira ngo tubashe kurindwa, ahubwo ni ubuntu Imana yatugiriye. Si uko twakoze hari ibiguzi twatanze, oya, ahubwo ni ubuntu Imana yatugiriye. Ni nehema ya Goligota. Niko umuririmbyi yavuze ngo nehema ya Goligota ni kama bahari kubwa. Imana yarakoze rero, yaraturinze uyu mwaka, kandi itwongerera n'imbaraga zo kugira ngo tuvuge Imana. Numva nikomeje Imana imije kubaho, kanyongerera indi minsi. Numva afite ishyaka, numva afite umuhate wo gukomeza kubwiriza abantu kugira ngo bakire Kristo umwami n'umukiza, bareke ibyaha,
bareke ubugome, bareke ubusambanyi, bareke ubujiji. Muririmbyi wa 388 ayo ngo tunganira Imana ubudasiba, jya ubana n'abayo, jya ufasha indushyi. Zamuririmbe n'umuririmbyi ufite amagambo akomeye ngo jya ubana n'abayo, jya ufasha indushyi, ngo ntusibe na rimwe kuyikorera. Ngo bose bazamenya yuko ubana nayo, ngo bareke ubugome, ngo basange Yesu. Abantu benshi ngo nibabona utunganiye Imana bazareka ubugome basange Yesu, kandi nibasanga Yesu umubare w'abakizwa uzaba wiyongereye. Shaka ukuntu wakorera Imana. Birashoboka ko umwaka ushize nta munyago wabonye, nta bantu wabwirije, ntabo wajyanye mu rusengero gusengera, ntabo wigeze ugiye werekeza kuri Yesu. Buriya rero ngo niyo umuguriye amarinete yo gusoma kugira ngo ntabwo abasha gusoma Bibiliya, ubukoze umurimo w'Imana. Ngo niyo umuhaye itike akagenda wenda utazi no kukamubwira uti ngwino mwene data uzarebe ukuntu wabwiriza, ngwino urebe Imana irakugirira neza, ngwino ukamubwira. Urashobora kuba utazi kumusomera ijambo ry'Imana ngo abe yanafashwa, ariko buriya niyo umujyana ukamwarika ukamwishyurira itike ukamujyana mu rusengero, buriya ubukoze umurimo w'Imana. Hanyuma ukamusengera akazaruha akabatizwa akajya mu mazi menshi, ni ukuri ubukoze umurimo w'Imana. Rero ndashimira Yesu. Twagiye uyu mwaka rwose twagiye dukora umurimo w'Imana kuri radiyo, tukahabwiriza no kuri YouTube, tukabwiriza, ariko abantu bakaduhamagara bakatubwira ati twakire Yesu, nimusengere, nimutujyane gusenga, nimutubatize. Ibyo byose nimutwereka aho twihanira, tukabereka insengero aho batuye. Rimwe na rimwe twabaga tunegeranye kuba batwumva ku murongo wa radiyo, batwubona kuri YouTube, bakadusobanuza iby'ubwiru bw'Imana, natwe uko umwuka dusobanukiye atuyoboye akabwo tubabwira. Hagiye haboneka ibintu byinshi kandi byerekeza ku mugambi mwiza w'Imana. Bene data ndabashimiye namwe abagiye mudushyigikira, bagiye badusengera. Ibyo mwese Imana ibahe umugisha. Nukuri tutagusari tuzasarura. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Rero nkuko bisanzwe ni Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Mugisha Manase. Tujya gusoma igitabo cy'Itangiriro. Turahera mu bice bya 22. Turasoma umurongo wa 15. Ku murongo wa 15 tumanuke hepfo. Ariko umutwe w'amagambo aravuga ngo amahirwe aterwa no kumvira. Tite ni kuvuga uko ijambo ryacu rivuga, ikigisho cyacu niko kivuga, amahirwe aterwa no kumvira. Amahirwe aterwa no kumvira. Hari amahirwe tugira kubera ko twumviye Imana. Karayavukanye kamuye amahirwe, ibyo ukoze byose bikaba byiza kubera kumvira kwawe. Kumvira Imana, kumvira bitera amahirwe. Kumvira bizana umugisha se. Kumvira bituma ushobora kurama. Kumvira bituma ushobora gutuma ugera ku bindi by'abantu batagezeho. Reka dusome ku murongo wa 15. Umutwe w'ijambo ravuga ati Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Imana iha Aburahamu umugisha ukomeye. Umurongo wa 15. Yego. Maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu. Nuko ngo yari yarigeze kumuhamagara, yari yarigeze kuvugana na Aburahamu. Noneho iyo biravuze ngo arongera, nuko ko hari byari byarabaye. Arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru. Aramubwira ati ndirahiriye. Iyi ni Imana yavuganaga na Aburahamu. Iramubwira ati ndirahiriye. Kubera iki Imana yirahiriye? Hari igihe abantu birahira, murabizi, akavuga ati ndirahiriye ntabwo ibyo bintu nzabikora, ndirahiriye ntabwo naguhemukira, ndirahiriye ntabwo nahemuka, ndarahiye n'ukuri nzabinyangamugayo. Uzabone abantu benshi hari inshingano bahawe bajya bakunda kurahira. Iriya ndahiro yirenzeho ushobora no kubihanirwa. Ndahiro ni ikintu gikomeye. Rero marayika w'Uwiteka abwira Aburahamu bwa kabiri amugarukaho, arongera agarukaho ngo ari mu ijuru. Aramubwira ati ndirahiriye. Niko Uwiteka avuga. Ndirahiriye niko Uwiteka avuga. Niko Imana ivuganye nawe. Aburahamu yari umunyamahirwe. Aburahamu
imana yari yamukuye mu muryango wa se Tera, imukurayo iramuzana, kandi iwabo ngo ntibari abakirisitu, ariko kwa kundi imana nta hantu itagukura. aho uri, aho kwavutse, nubwo wavuka utazi so, nubwo wavuka utazi so wakubyaye, nubwo nyoko yaba yarakujugunye muri rigori ntumumenye ntumurebeho, imana yo ntirobanura, ntabwo irobanura ku butoni. iyo bibiryo Salomo ntabwo ari kuraga ubwami, kuko niyo ari umwana w'isezerano. iyo bibiryo imana ntirobanura, ntigendera aho uvuka, ntireba uburanga, ntireba amashuri menshi ufite, oya, imana ireba nk'imana. abantu kugira ngo bakugirire neza bafite icyo bashobora guheraho, kugira ngo umusore agukunda ashobora kugira icyo ashingiraho, ariko imana yo ntirobanura ku butoni. niko Petero yanavuze ngo menye ko imana itarobanura ku butoni, ngo mu mahanga yose ngukora ibyo gukiranuka iramwumvira, iramwemera, iramwemera. imana ihabwa icyubahiro. umurongo wa 16 aramubwira ati ndirahiriye niko uwiteka avuga ubwo ubigenjeje utyo ntunyime umwana wanjye w'ikinege yuko no kuguha umugisha nzawuguha no kugwiza nzakugwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhwane n'umusenyi wo ku kibaya cy'inyanja ruzahindura amarembo y'ababisha barwo kandi urubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wayumviye. Imana ihabwa icyubahiro. Aya masezerano Aburahamu ari guhabwa kubera ko yabigenje atyo, kubera ko yumviye Imana. nakubwiye ngo hari amahirwe aterwa no kumvira, burya uzarebe n'umukozi mu kazi, abakozi bumvira, hakagira umukozi wumvira, akaba umukozi w'umunyembaraga wumvira. niyo habaye mwigabanya ntabwo umukozi apfa kugabanywa. niyo habaye ikibazo mu kazi bakaba bata akazi bikagenda neza, tugabanya abakozi, barabanza bakareba n'umukozi wumvira akaba w'ingenzi, bati runaka we ntitwamukoraho, turagabanya ariko runaka barasigara, turagabanya ariko runaka we ntacyo ari. kubera iki? kumvira. hari amahirwe aterwa no kumvira. noneho Aburahamu yumviye Imana kugeza ku rwego Imana yanezejwe n'ibyo akoze ikamwongera amasezerano, kugeza ku rwego Imana yongeye andi masezerano kuri Aburahamu. ubwa mbere Imana yamubwiye ngo nk'uwo mwana wawe umwe w'ikinege jya kumuntambira mu igitambo. cyambere Aburahamu ngo nahaguruka mu muryango wa se na nyina. arahaguruka aragenda ava mu muryango wa se Tera, asiga imiryango, asiga igihugu cye, ngo ajya aho Imana izamwereka. nta nubwo yari ahazi, urumva ko kwari ukumvira. icyo cyari intambwe ya mbere Imana yishimiye Aburahamu. intambwe ya kabiri abyara umwana muri zabukuru, umwana umwe akuze, hanyuma nabwo Imana yamubona namujyane ajya kumutambira Imana no ku musozi Moriya. Aburahamu afata umwana, ntiyagira uwagisha inama, ntiyabwira umugore we, ntiyabwira abavandimwe, nta muntu yabwiye n'umwe, uretse ko yumviye Imana. igihe cyose Imana izavugana nawe ntukajye kubaza nyokorome ngo anti, ngo anko, ngo mami. oya, Imana ni iyawe. gakiza nako umuntu ku giti cye, muhamagaro ni uwawe, ni wowe ukorana, ni wowe ufitanye communication. niba Imana ikubwiye gukora, wowe kora, wijya kugisha inama abandi.
hantu narahigiye. Niba Imana ivuganye nawe ikakubwira ngo haguruka unkorere, haguruka ujya kumvugira, ujya kugisha inama runaka, numugisha inama ntabwo uzaba ugihagaze mu mugambi w'Imana. Aburahamu Imana imubwira ngo nahagurukane Isaka ajye kumutambamo igitambo, ntabwo Sara yigeze amenya icyo Imana yavuze. Ntabwo Sara yigeze amenya ibyo Imana ivuganye na Aburahamu. Ntabwo Sara yigeze amenya ibyo Aburahamu agiye gukora. Niyo mpamvu uyu munsi abantu bangiza umurimo w'Imana. Umuntu yubakira Imana, umuntu yatanga inyubako bikaba ikinyamakuru, bikagenda bikagera kure, bikagenda bikamenywa n'abantu bose. Niyo mpamvu uzasanga abakurwanya bagahaguruka, abakubwira bati wibeshye. Imana yakubwira ngo nyubakira urusengero. Imana yakubwira ngo kora iki, ukajya kugisha nyoko wanyu inama, ukajya kwa nyokuru mukamugisha inama, ukajya kwa so wanyu, ukajya muri gurupe y'abanyamasengesho. Ntabwo ari uko bakorera Imana. Iyo Imana ivuganye nawe urahaguruka ugakora. Aburahamu yahagurutse wenyine, ntiyigeze abwira madamu ngo amubwire ati Imana ivuze gutya, ntiyigeze abwira umuturanyi we, ntiyigeze abwira abo basengana. Nta muntu yagishije inama, yaravuze ngo Imana iravuze. Abwira umugore ngo hari aho tugiye, jye n'umuhungu wanjye ndaje. Sara yicara azi ko hari aho bagiye baje. Ryari ibanga rya Aburahamu. Birasaba yuko ujyana ibanga n'Imana, ugakora umurimo w'Imana mu ibanga. Imana ibwira Aburahamu hagurukana umwana wawe Isaka ujya kumuntambiramo igitambo, kwari ugutamba. Yagiye azi ko umwana batagarukana, yagiye azi ko umwana agiye kumutambamo igitambo, yagiye azi icyo gukora. Ariko aragenda nta muntu agishije inama, arahaguruka ajya gukora umurimo w'Imana. Aburahamu aragenda. Hari amahirwe aterwa no kumvira, hari amahirwe aterwa no kumvira mwene data. Bibiliya irabivuga, hari amahirwe aterwa no kumvira. Aburahamu arahaguruka, ntiyigeze abaza Sara, ntiyigeze agisha inama abaturanyi be, ntiyigeze agisha inama abo basengana, nta muntu n'umwe, habe n'umwe yigeze abwira ati Imana yavuganye nanjye. Impamvu rero abantu bamwe batsindwa ni uko bavuga ibyo Imana yababwiye. Impamvu batagera ku byo bagambiriye ni uko babanza bakabivuga. Ubundi iyo ushaka kuba inshuti y'Imana ugirana ibanga nayo. Uzarebe n'umuntu wawe ukugirira ibanga, mugira inshuti, mukabana umwaka ugashira, hari ibyo musengera atabisatagaza, atabijyana hanze, akabigira ubwiru. Undi mwaka wa kabiri ugasanga muri gusengana, ayo magambo ntari kunyanyagira, uwo ntabwo umuvaho, akubera inshuti n'Imana. Nuko yivuganye nawe ukabigira ibanga, ugakora ibyo ukubwiye, mu inshuti n'Imana. Aha rero Imana yawe ndiyirahiriye ubwo ubigenje utyo. Yaratanze umwana wayo, yaratanze Aburahamu, yaratanze Isaka, yarakoze ikintu kidasanzwe. Kugira ngo ube umuntu udasanzwe biragusaba ko ukora ibintu bidasanzwe. Kugira ngo ube umuntu udasanzwe biragusaba ko ukora ibintu bidasanzwe. Imana igushoboze uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzakubera umwaka wo gukora ibintu bidasanzwe, ibintu byiza, ibintu binezeza Imana. Uzaba inshuti y'Imana, uzagira ibanga n'Imana, muzagira n'ibanga. Imana ngo irahirira kuko Aburahamu yarakoze ibintu bidasanzwe. Murongo wa 16 reka dusubiremo. Murongo wa 16 aramubwira ati ndirahiriye niko Uwiteka avuga. Uko Uwiteka avuga, ubwo ungenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzawuguha, no kugwiza nzakugwiza urubyaro rwawe, n'urubyaro nzaruguha. Ntabwo ari uyu Isaka wenyine, kandi Isaka nabwo ntiyamutambye. Imana yitangiye igitambo. Niwumvira Imana, Imana izajya yitambira ibitambo. Niwumvira Imana, Imana izajya itanga ibitambo kugira ngo ubeho. Niwumvira Imana, Imana izajya itanga ibitambo kugira ngo ubashe kubaho. Kuko Aburahamu yumviye Imana, Imana yishakira igitambo. Imana yananezerwe babona icyo wari ugiye gukora. Mutima
nawe nawubonye Aburahamu, nzaguha umugisha, nzakugwiza. 17 18 kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wumviye. Niho amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha kuko wumviye. Hari amahirwe aterwa no kumvira, hari amahirwe aturuka mu kumvira, hari amahirwe aterwa no kumvira. 19 Yego. Aburahamu asubira aho abagaragu be bari. Aburahamu asubira aho abagaragu be bari. Barahaguruka bajya i Berisheba. Agezeyo arahatura. Amen. Agezeyo arahatura kubera ko yaramaze kuvugana n'Imana imwemereye umugisha, iyi maze kwirahirira kubwe. Reka dusoreze kuri iyi mirongo muri ibi bice byo gutegeka kwa kabiri. Turebe mu bice bya 18, turebe ku murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. 18. Yego 28. Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Murongo wa gatatu. Yego. Uzagira umugisha mu midugudu. Uzagirira umugisha mu imidugudu yose. Ntabwo uzakubera mibi. Uzagirira umugisha mu midugudu, uzawugirira no mu mirima uhingamo, nawe uzajya uhagirira umugisha. Hazagira imigisha imbuto zo mu nda yawe. N'imyaka yo ku butaka bwawe. N'imbuto z'amatungo yawe. Kororoka kw'inka zawe. N'uk'umukumbi wawe. Hazagira imigisha igitenga cyawe. N'ikibo uzagiramo. uvugiramo mwene data. Imana iguha umugisha mukozi w'Imana. Amen. Murongo wa 7 hasome. Murongo wa 7. Uwiteka azatuma ababisha bawe. Baguhagurukiye. Banesherezwa imbere yawe. Babandi baguhagurukiye. Ababisha ntibajya babura, turi kuri iyi si tuba dufashe intera mu ntambara, ariko bazajya banesherezwa imbere yawe kubera ko wagize umwete wo kumvira Imana, kubera ko wumviye Imana. Ababisha bawe bazatsindirwa imbere yawe, bazatsindwa, azatuma batsindwa. Imana izaguha umugisha. Imana ishimwe. Murongo wa 8. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe. No mu byo ugerageza gukora byose. Imana izajya ibitegeka ngo nimugende mumukurikire. Wa mugisha we byawe ndigerageza gukora byose, Imana izajya ibitegeka nugira umwete. Hari amahirwe aterwa no kumvira. Imana iguhe kuyumvira uyu mwaka wa 2023. Uwiteka aguhe kumvira Imana. Ndakubwiye ngo Imana iguhe kumvira. Hari amahirwe aterwa no kumvira. Umurongo wa 8 uhavuze ngo Uwiteka azategeka umugisha, azawutegeka ubwe kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Kandi izaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Kandi
igihugu uzajyamo iguhaye izajya ikiguheramo umugisha. Mana ishimwe. Umurongo wa 9. Uwiteka azakomereza kumubera mu bwoko bwera. Uwiteka azagukomereza kumubera mu bwoko bwera, nk'uko yakurahiriye cyagiye. Niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe. Imana iduhana umugisha. Imana iduhana umugisha. Ukagenda mu nzira ikuyoboye. Ikagenda mu nzira ikuyoboye. Umurongo wa 10. Amahanga yose yo mu isi yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka. Imana iguhe umugisha. Azabona ko witiriwe izina ry'Uwiteka. Reka dusenga Imana. Reka dusenga Imana igushoboze. Reka dusenga Imana iguhe imbaraga. Reka dusenga Imana iguhe kwiyumvira, iguhe ubwenge, iguhe umutima ujijutse. Nta kindi ukeneye. Izategekera umugisha kugukurikira. Izaguhera umugisha mu gihugu yaguhaye. Igihugu yaguhaye kubamo izajya iguheramo umugisha. Imana itugirire neza. Urakoze Kristo wera, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Shyigikira ubwoko bwawe bubashe kugukurikira. Shyigikira ubwoko bwawe bubashe kubana nawe. Shyigikira ubwoko bwawe bubashe kumvira. Uyu mwaka tugiyemo uzaba umwaka wo kumvira, uzaba umwaka wo kubana nawe. Ndagushimiye Kristo, ni wowe wumva, ni wowe ugira neza, ni wowe ushobora byose, ni wowe kwiringirwa. Uri Kristo wanesheje igorogota ku musaraba. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze Mana, ndagushima. Nitugira umwete wo kukumvira no kwitondera amategeko yawe, umugisha wose ngo uzatwomaho. Urakoze Mana, uzashoboza ubwoko bwawe, ushoboza abakwiringiye, kandi abacitse intege ubongerera imbaraga. Sengeye itorero, sengeye abashumba, sengeye abakristo, sengeye buri muntu wese uzaguhanga amaso mu izina rya Yesu. Mwami Mana, sengeye igihugu cyacu hamwe n'abatuyobora, abayobozi bacu, komeza ubashyigikire, ubafate amaboko. Urakoze Kristo wanesheje igorogota ku musaraba. Urakoze ko wumvise, ni mu izina rya Yesu, amen. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelphia. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka mbahe telefone, ushobora kugira icyo umbaza, ushobora kwifuza ko ngusengera, ushobora kwifuza ko hari ikintu utasobanukiwe, ndakanguye telefone kugira ngo uzabashe kumpamagara. Ni 0785 98 944 0785 98 944 na 0722 74 34 931. Imana y'amahoro ibahe umugisha, amen. Kandi mbifurije umwaka mushya muhire wo kumvira Imana. Uzaba umwaka wo kumvira Imana, uzaba umwaka wo kumvira Imana. Imana y'amahoro ibagirire neza, amen. Philadelphia, Imana iratsinda.